nibyo reka mbasuze mbifurize kugubwa neza mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi amahoro y'Imana abane namwe, imigisha y'Imana mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo ikomeze kugenda iba ageraho kabisa. Nongeye kugaruka, ndagarutse kandi nanone tariki 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Rero aho turimo turagenda twitegura kwinjira mu kwezi kwa 11 kabisa ku mwaka wa 2025. Ndetse rero abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari muri Republika Demokarasi ya Kongo, Kigali, Nairobi ndetse n'ahandi iyo irwota amasimbi rwose hanze ya Afurika, mwese ntabwo twigeze tubagirwa. Niyo mpamvu rero mbanje kubasuza, mbanje rwose kubifuriza kugubwa neza. Tukaba rero nk'ibisanzwe tugiye kuba twagaruka ku makuru cyangwa se ku biganiro n'amakuru uko uza kubifata. Ari nako nkwibutsa ko biracyashoboka cyane kubana natwe muri groupe yacu ya WhatsApp, aho umenyera amakuru ndetse ukabona amashusho, amafoto, ibiganiro byaba mu bakurikirana amakuru ndetse n'ubusesenguzi kuri byo mu by'ukuri. Reka rero mubwire ko iyo groupe ushaka kujyamo unyuze munsi y'umutwe w'inkuru yacu turimo tukugezaho, ukareba handitse ijambo description cyangwa se description, nyuma yo gukanda ku kajambo kaba kanditseho muri cyangwa se mowa, hanyuma ukabonamo link igahita ikugeza muri groupe yacu ya WhatsApp hano kuri Bosco Official. Ni mu rugendo rwo kwaguka. Reka rero mubwire ko ugomba no gukanda subscribe. Yes, ntabwo twagomba kubigarukaho ariko ni ngombwa, kandi ntabwo tugomba nanone kwizimba mu magambo. Ari nayo mpamvu ngiye kukwinjiza muri update z'imirwano, haba ku bice bimaze iminsi byumvikana mu mirwano, haba ku cyo umutwe wa 23 maze iminsi upanga, haba ku cyo guverinoma ya Republika Demokarasi ya Kongo irimo irakora, ndetse n'icyo yamaze kwemeza ku cyo igomba gukora kuri iki kibazo cy'umutekano muke uganje mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahunda zigiye zitandukanye ku mpande zombi tukaba tugiye kuba twabishyira ku meza tukabirebera hamwe. Ari nayo mpamvu kabisa mudukunda cyangwa se murushaho umunsi ku wundi kugenda munezererwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Tayari rero haba ku mujyi wa Goma, haba ku mujyi wa Bukavu, iyo mijyi yombi uko ari ibiri ni imijyi yugajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya Wazalendo. N'amakuru rero yakomeje kugenda acaracara asirikira agaragaza ko bimwe mu birombe abo mu mutwe wa 23 bakuragamo inyungu. Ni ukuvuga ngo iyi 23 bivugwa ko bamwe mu bashoramari bayishoyemo cyangwa se mu bihishe inyuma y'intambara ari abashoramari ndetse n'abanyamafaranga n'abanyemari biyemeje kugenda kabisa bigarura ubutaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibice bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Hanyuma ibyo bice iyo bamaze kubifata, ni ukuvuga ngo bagenda bakorana bagagurisha aya mabuye ku masoko mpuzamahanga, ariko icyo bita black market. Hanyuma rero bakungukira nyine muri ubwo buryo. Ibiti nta kindi kintu mu by'ukuri bashobora kungukiraho. Mu gihe rero hangijwe ahatunganyizwa amabuye y'agaciro, ahacukurwa amabuye y'agaciro, mu gihe atari mu maboko y'umutwe, biba bigoye cyane ndetse aba ari ikibazo cy'ihurizo rikomeye cyane. Nimvuga ngo ihurizo ridasanzwe, mve ko ari ihurizo rikomeye cyane kuri bo kandi ridasanzwe. Rero niyo mpamvu rero ngiye kuba nabigaruka wa muntu we, cyangwa se ngiye kuba naguha update zose uko byakomeje kugenda bigenda akantu ku kandi kugeza kuri uyu munota ndetse no kugeza kuri izi saha. Ngiye kuba nabiva imuzi inimuzingo. Rero amakuru aravuga ko kugeza ubu ibice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko byari bisanzwe birimo amabuye y'agaciro cyangwa se bicukurwamo amabuye y'agaciro, bikaba byari mu maboko y'umutwe wa 23 byaje kugenda byangizwa. Ni mu gihe kandi muri gahunda uwo bita Bertrand Bisimwa, uyu nta wundi ni umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo, akaba n'umuyobozi wa 23 cyangwa se perezida wayo. Uyu icyo yaje kugarukaho avuga cyangwa se icyo arimo aratangaza mu itangazamakuru kiranatungurana cyane, kuko uyu mugabo yaje kuvuga yuko ngo ahubwo ngo ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ngo bwo bwaba bwararashe ngo biriya birombe haracukurwa hakanatunganyizwa amabuye muri Kivu y'Amajyepfo ngo kandi nkana ngo mu rwego rwo kwangiza amasezerano y'amahoro ya Doha
ndetse no gukomeza intambara. Ariko ibi ndagira ngo nkubwire yuko byamaze kunyomozwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bahamagarira buri umwe wese guhaguruka kukarwanira iki gihugu. Ati ni amagambo menshi yakomeje kugenda agarukwaho ni ku bitero bya Kinshasa bikomeje kabisa guhungabanya ku buryo budasanzwe umutwe wa 23 ndetse no koma mu ngokora. Ubwo mba ndimo nderekezaho bita Twangiza kugira ngo rero basibe ingorane ndetse n'ibibazo bibariho. Ati rero ni mu gihe kugeza kuri uyu munsi mu turere 10 twari twagiye twigarurirwa, no kuvuga Walikale, Masisi, Walungu ndetse n'ahandi, Kinshasa ikomeje kugenda itugaruza gake gake ndetse ifatanyije naho bita Wazalendo. Ibi rero ngo byari ni muri urwo rwego muri utwo duce 23 yakomeje kugenda yigarurira, nibwo yaje gufata ibirombe ibice by'ibirombe bya Twangiza. Ndetse Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu ubu akaba yaramaze gutanga itegeko rivuga yuko aha hose muri imyanya ahazarubaya ndetse n'ibindi bice byose bifitwe n'umutwe wa 23 bicukurwamo bigakurwamo ubutunzi ubutari cyangwa se ubutaka bw'agaciro bucukurwa ahangaha kuva Masisi kugeza Walikale, Walungu ndetse na Shabunda. Ibyo bice byose bigomba kuba byatangira kubombarirwa. Ni muri urwo rwego kandi kuri ubu amakuru avuga ko nanone aho bita ni hehe indege zidasanzwe z'intambara zikomeje kugaba ibitero kuri 23 ibirindo byabo byaraho bita Canzu, bikaba byaramaze gusenwa. Ubu kandi amakuru akavuga ko Rubaya ndaho umuriro wa Wazalendo ndetse FARDC igisoda cy'u Burundi, kuko igisirikare cy'u Burundi nacyo cyose tayari cyamaze kuba cyazamuka cyegera imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu by'ukuri bose nyine bakaba bakomeje kugenda bataka bigira imbere badvancinga. Ni muri urwo rwego Robert Trabizimwa mwaje kumubona, ngira ngo abenshi mwabashe kubona video ye, abatarayibona namwe reka mbibabwire. Avuga ati rero Kinshasa ngo irimo irarasa nk'anacukurwa mu y'agaciro yangiza ibikorwa remezo, kandi nyamara bizwi ko biri mu maboko y'umutwe wa 23 ndetse naho bakura inyungu. Impamvu tuvuga gutyo nyine nuko nabisobanuye mu gutangira, no kuvuga ngo niho bakura inyungu. Ubutegetsi bwa Kinshasa niho bukura inyungu. Hari umugabo rero umuyobozi ukomeye cyane muri FARDC yaje kuvuga amagambo akomeye, ngira ngo nayo tugarukeho. Aya namagambo yongeye gusobanura intumbero, namagambo yongeye gusobanura kugeza kuri uyu munsi icyo Kinshasa mu by'ukuri irimo irashaka, icyo Kinshasa irimo irashaka. Ndetse kandi nanone kuba irimo iragishaka nanone ntabwo ari ikintu cyoroheje. No kuvuga ngo nkuko nabigarukagaho barashaka kubanza kwangiza mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose hava inyungu z'uyu mutwe wa 23. Hanyuma ikindi bagomba gukora kubaka igisirikare, bagomba kubaka ubumwe ku banyagihugu ndetse no gusaba buri umwe wese kubigira ibyo kumva ko iki gihugu gifite mu nshingano ku bijyanye n'umutekano w'igihugu. Ndetse barasaba abanyekongo bose babinjira mu bikorwa by'ubugambanyi ko bagomba kuba babihagarika mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, kuko biha icyuho cyangwa se bitanga amahirwe kuri umutwe wa 23 gukomeza kwaguka mu bice bigiye bitandukanye. Ni inkuru rero itari nziza iturutse mu mudugudu bita Izimelo, ni muri Ruhihi, muri groupement ya Ruhihi muri teritwari ya Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi nkuru ikaba ivuga yuko muri aka gace ka Ruhihi gasanzwe gacukurwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nako kuri uyu munsi kaje kwadukamo inkongi y'umuriro idasanzwe. Ndetse iyi nkongi ikaba yafashwe ku mazu yarari hano muri ibi bice, ndetse ngo bikaba byakozwe n'abantu bitwaje intwaro ariko bataramenyekana abari bo. Akari nayo mpamvu byateye ubwoba bwinshi cyane. Ni ibice rero nabyo byari bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro, aho abantu bari kwibaza cyangwa se bari kugenda babigereranya bavuga bati se yaba ari ya gahunda ya Kinshasa yo kugenda mu by'ukuri ifata iyo myanya yose igaragaramo ingufu z'uyu mutwe ikagenda mu by'ukuri izirimbura. Iki nicyo bita rero gukoma mu nkokora, nicyo kintu bivuze. Imijyi ya Bukavu nayo kandi murabizi ko ibice nka Nyangezi byose byamaze kugenda bigerwamo na Wazalendo, ndetse n'ubu mirwano nubwo igikomeje ariko Wazalendo benshi cyane bakomeje kugenda bahagera. Uwo bita Ed Kapenda Inunga rero akaba mu by'ukuri nawe yaje arabishimangira,
aravuga ati ntago turi mu ntambara, ahubwo ntago turi mu ntambara, turimo turakora igishoboka cyose kugira ngo turwanye akarengane, dutabare ndetse n'ubutaka bwacu. Ibyo bibwiraga abasirikare, avuga ko iki ari cyo kintu cya nyacyo abaturage bakwiye gukora, ndetse nabo bakwiye gukora mu kunira igihugu, hanyuma nabo bakarinda abaturage n'igihugu. Ndetse avuga ko hano ku gihugu hakwiye gutangwa ibitango byose bishoboka. Uyu General Edi Kapenda akaba mu by'ukuri yavuze ko nawe nk'umusirikare yiteguye gutanga uruhare rwe rwose rushoboka, hanyuma akabasha guhangana cyangwa se agashaka intsinzi. Ahangaha n'ubundi nta kindi kintu yagarukagaho, yateguzaga igisirikare cya leta ya Congo FARDC gukomeza kwitegura ndetse no kugira gahunda zo gukomeza kurwanira igihugu. Ibindi byose n'ubundi niyo byagenda gute bakaba babireka. Uwo nguwo rero nawe akaba ari umwe mu bajenerali ba FARDC ukomeje kugenda ashyira umusanzu mu kubaka igihugu cye. Rero mw'abantu mwe, hanyuma rero reka mfate uyu mwanya mbashimire cyane mwakoze kudukurikirana kugeza kuri munota, narimo babwira aho ibintu birimo biragenda bizerekeza, ndetse n'imitego isobanutse kandi ukabyumva mu buryo bworoshye bidagusabye kujya mu bintu byinshi cyangwa muri details, ku buryo umenya aho urugamba rurimo kwerekeza. N'ubundi abarurwana ni babandi, n'abandi bahindutse, ni mpande zihanganye, murabizi nta kindi kintu kindi cyabaye, ahubwo ni imipango mishya ikomeje kugenda ikorwa kuri uyu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, kuri FARDC ndetse na Coalition muri rusange, uburyo bagomba kwigaruza, ndetse n'ibitero by'indege bikomeje kugenda byangiza ibice byose umutwe wa 23 wabonagamo inyungu.